nuko ubwo rero tumaze kubana mba ndatwite nyuma y'amezi 3 hashize nk'amezi 6 nza kumenya yuko afite undi mugore basezeranye menya nuko afite n'abana 6 kugira ngo mbone rasiyo noneho ko hano i Kigali yari umumotari yarambwiraga ati uyu munsi ndagukiza akampa moto ye ngo ninyoze navomaga amazi ngurisha mu Busanza abantu bose baranzi yewe na hoteli ya BAMPORIKI Duwari Nyungwe nayikozemo ikindi kintu cyambabaje kuri we bene wabo baje kumusura ndavuga se bararara yari umuhungu ngo kwa nyina wabo ikintu cyambabaje ibazura umugore mu rugo ukabona umugabo araje ngo gera hirya turyamane n'umushyitsi kuri matera ya sembe matera namusanze aryamaho ari umwe twaryamanyeho turi 2 turyama nawe tubyaye umwana turi 3 n'umushyitsi aje tubabane bakansunika ngo gera hirya turyama ibyo kintu nacyo cyarambabaje mu buzima ahubwo se kububona amafaranga kuki utagura byuze na matera y'abashyitsi noneho muri iyo minsi nabwo naje kugira ikibazo uwo mwana ararwara baramuroga bamuroze bigera kure yenda gupfa amafaranga ntayo mfite ndavuga nibyo byose nubwo natandukanye na papa we reka muhamagare mubwire ko umwana arembye ndebe ko ari ikintu yamfasha naramuhamagaye yanga kuyifata mba ndirukanse njya ku muvuzi wa Kinyarwanda ngezanca amafaranga 3,000 ndambwiye se ko ntabyo mfite ndambwiye ati madate ubwo se urumva ndamuvura gute nta mafaranga ni basi namagaye papa yanga gufata telefone twaratandukanye babarira umumpamagarire wumva ikintu akubwira uwo mumama yahise amuhamagara arambwira ati umwana yuko agiye gupfa ikintu yamusubije yamubwiye ngo iyo si turufu ndishisha ngo ni mureke ngo napfa ngo tuzamuhambe ngo niba nashoboye kumuvuza cyakoze harimo abantu bagira impuhwe iryo jambo ryanashegeshe n'uwo mumama yitaririra imbere y'amaso y'umwana birangiye rero nakomeje muri ubwo buzima nza kugira uko ngenda nibagirwa n'ubuzima yenda bugenda buhinduka naje gukura n'undi musore nawe arambwira ngo arankunda turakundana ansaba ko twabana ndamubwira se ko nashatse bwa mbere bikanga intubu bwa kabiri nagira ikihe cyizere ndabyumva arambwira ati ngende umukristo ndasenga ugereranyije icyo gihe wafashe nk'amadeni yangahe kurya wavuga uti no muntu yansize mu madeni akomeye nafashe amadeni menshi agira mu 700 700 ageramo aho harimo n'inkwano waranikoye narikoye narisabye ndanika akabigasekwa nk'akeza kagira impuhwe zirahenze nuko rero nawe mbona ari kunshenga nayo madene rimwe noneho namubwira akambwira ngo ariko ubundi si byajyaga iwanyu ngo byajyaga iwacu yampaye ngo kuki wari unyishyuza ntabwo byampiriye rero nawe twaje gutandukana imbarutse ahanini cyane iya ku mugabo wa mbere icyo mbona cyabiteye nuko we bwari nk'ubura yashaka guhazajya yishimishaho mu gihe ari i Kigali nyine yajya mu cyaro akabona kusanga umugore ku Kigali afite undi babana umufurira mbega nawe imeze nk'umukozi mu rugo ndumva ariko byari bimeze naho wa kabiri we Right, JALAS Official TV reka tubasuhuze tubifurize kugira ibihe byiza abadukurikira abadukunda ndetse n'ababana natwe umunsi ku munsi tubifurije kumererwa neza cyane ngira ngo ntabwo mubimenyereye cyane ariko rimwe na rimwe tunyuzamo kuri kamera zacu kuba twazana umumama
udasanzwe agaragara muri iyi media cyangwa se muri no ruhando mu buryo bw'ubuvugizi. Hari igihe biba ngombwa ko tubikora. Uyu mama turi kumwe kuri kamera araza kubibwira, ariko ku makuru make mfite nuko ari umumama twaganiriye nkumva yagize ibibazo byinshi cyane bitandukanye birimo iby'urushako. Ahanini ni umumama wambwiye ko ntabwo twaganiye cyane, ariko tuvugana ku murongo wa telefone yambwiye ko yashakanye n'umugabo, nyuma akaza gusanga afite undi mugore basezeranye, nyuma akaza gutandukana nawe akashakana n'undi. Ibyo byose araza kuba abigarukaho, ababwire ubuzima bayemo. Numvise ari mu buzima bubabaje, muri kumubona kuri kamera, ushobora kubona ukabona ni umuntu ubyibushye ufite itoto, ariko ubuzima ntibworoshye. Mama, ndakwakiriye, watangira wenda wibwira abadukurikiye. Murakoze. Nitwa Mukanyamira Regine, nkaba ntuye i Kanombe mu kagari ka Busanza. Mu by'ukuri koko nahuye n'ibibazo byinshi. Narangije kwiga amashuri, bankundanye n'umuntu, turashakana. Twaje gushakana urukundo rumeze neza nta kibazo. Nyuma y'amezi 3 mba ndatwite. Yari inkuru ishimishije cyane nk'umuntu wari ugiye kubyara bwa mbere. Utararenga aho, mwashakanye mukoze ubukwe cyangwa mwarakundanye mujya kwibanira? Twarakundanye dushakana nta bukwe, ambwira ngo tuzabukora nyuma tubana. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 25. Nuko ubwo rero tumaze kubana mba ndatwite nyuma y'amezi 3. Hashize nk'amezi 6 nza kumenya yuko afite undi mugore basezeranye. Menya nuko afite n'abana 6. Ibyo byose yari yarabimpishe. Nabimenye icyo gihe ari umuntu nabwo bimbwiye, wari uturanye nawe. Ubwo wenda use nk'udusobanurira neza kugira abantu bumve neza ukuntu wabimenye nyuma, kuko urumva umuntu nose mwahuye mu buhe buzima butuma utamenya ko yarasanganywe umugore n'abana 6? Ntabwo yabavugishaga, ntiyahuraga nabo, byari bimeze bite? Mwari mwahuriye he? Umuryango we wabaga he kugira ngo ibyo byose twahuriye hari ahantu nari nabonye akazi hariya Nyabugogo. Ndi umukesiyeri ahantu muri restaurant. Ubwo rero yazaga kuharira, niho twamenyaniye. Ansaba urukundo ahubwo nta kibazo, ku buryo ako kazi nahise nanagahagarika. Kubimenya rero kuntu bundi yajyaga ava mu rugo akambwira ko agiye mu kazi akamara igihe kinini, ariko ambwira ko ari akazi yagiyemo. Akaza nka nyuma y'iminsi 3, nyuma y'icyumweru, ariko nge nkabyakira nkagira ngo koko ni akazi. Noneho yakubwiraga ko akora iki iyo yabaga agiye? Yambwiraga ko ari ahantu agiye kubaka, ngo agiye kubaka ahantu mu ntara. Ubundi yabaga agiye kubaka. Ubwo akaba agiye ku mudamu. Kumba agiye kureba umugore we. Ariko niyo mpamvu mvuze nti n'ubundi yabaga agiye kubaka. Noneho yajyaga akunda no kuvugana n'uwo mugore, ariko bajya kuvugana kenshi akagira ibyankinga. Hakaba n'igihe ambwira ngo ni mushiki we, bakavugana banatongana rimwe na rimwe, ariko akambwira ko ari mushiki we, ngo yasize ahantu ngo bamurebera ibintu by'amatungo kuko babaga mu Mutara. Nje nkajya ngira amakenga, ariko nkawe sura muntu nawe yakundaga kumubipa, agakunda kumuhamagara kenshi. Ariko bajya kuvugana kenshi bakavugana tutari kumwe banyihishe. Byo narabaga muri fone ye buri gihe nasangaga bavuganye. Nuko aho mbimenyeye rero urabyumva ni ubuzima bugoye, byarantushije. Mubaza icyabimuteye, ni kuki utambwiye ko ufite umugore n'abana? Yego, kwambwiye ngo tuzasezerana gute ufite n'isezerano? Ubwo waje kubwirwa n'iki ko uwo mugore wundi we basezeranye? Uwo muntu wabimbwiye we yaramuzi neza kuko baranaturanye. Babanje kuba hano i Kigali,
aho baye batuye baragurisha bajya mu Mutara. Yego. Urumva ko umuntu yari afite amakuru ahagije. Ubwo uratwise utwitiye umuntu usanzwe afite umugore. Yego. Ibyo byo wenda tuvuge ko bishoboka. Mubana ariko. Tubana. Nuko ndavuga ni rero nta kundi byagenda narabyakiriye. Mubajije impamvu abimutera ambwira ati rero nk'umwana urangije kwiga nabona gukiri muto nabonaga nimba ikubwira utazanyemera kandi naragukundaga. Ati byihanganire nta kibazo nzabatungana nta kibazo uzagira. Narabyikirije ndabyemera ariko ndavuga inti ni ubuzima bugoye mu buzima bwanjye nkiri umunyeshuri najyaga ngo uzandinde guharika uzandinde guharika. Kuko nabonaga imbogamizi mama nawe yahuye nazo usibye ko we yashatse papa yarapfushije umugore we bakanasezerana ariko abana we ntabwo bigeze babana neza. Nanjye rero naho naravugaga ngo sinzashaka umugabo ufite undi mugore. Noneho ngewe noneho umugore we yarariho. Nuko rero ndavuga inti rero sinabivamo. Yego. Mfite yinda reka ndindire mbyare nimara kubyara nzabivamo nta kibazo batazajya bavuga ngo nabyaye Kinyendaro de plus wacu bari mu cyari wacu ni Nyamagabe bumva ngo narashatse nta bukwe n'iki urumva nabo barababaye kandi nari imfura ya mama urumva byaramubabaje cyane. Ndavuga kugira ngo nsubire mu rugo ntwite reka nzajye ufite umwana gusa narabibabwiye ko n'ubundi nashatse. Nuko umugabo rero tubana gutyo muri ubwo buzima noneho agenda kabinyemerera ko agiye ku mugore we nkasigara njyenyine. Yawe ntangira no kwiga gushakisha ubuzima kugira ngo umunsi nanabiretse ninjya ahandi nzamenye uko nzitunga. Ndabyibuka nsigiraga nk'ibihumbi 2 narangiza nkafata nk'igihumbi nkajya kugura igitoki ahantu bita Poyo nkagitara cyaza nkagurisha imineke nkavanamo yo kurya nkabusigara n'ikindi gihumbi cyo gusubira kureba ikindi gitoki. Nuko nkomeza muri ubwo buryo nshakisha yewe nkajya gukora n'ikiyedi mbaho ngaho umwana aravuka. Ubwo ariko urukundo rugihari. Urukundo rwaragabanutse. Rwaragabanutseho mbimenye nawe yarasigaye anyishisha kuko yajyaga abona nk'amafaranga n'ibimina byamuhaye akajya gupanga imishinga n'umugore we ambwira ko ari ibintu ari gukora bizaduteza imbere. Njyewe akampa yo kurya gusa nta viziri imbere y'ejo hazaza nabonaga. Kubera nawe maze kubimenya rero ntabwo byagenze neza cyane urukundo ngo rukomeze. Byari bigoranye cyane. Ngo ndabyumva nawe mudu yarahindutse. Yarahindutse pe ntabwo nabeshya byarambabaje. Ngiye kubyara naratomboye mbyara umwana w'umukobwa uba afite imyaka 8. Nabyaye umwana w'umukobwa tumwita Neza Gentille. Umwana abaho ngaho umugabo aramfasha tumushakira ibikenewe byose by'umwana nta kibazo. Muri iyo minsi aza gufata amafaranga mu kimi n'ibihumbi 500. Amaze kubifata abarambwiye ati rero ati ngiye kujya mu rugo atari ibintu ngiye gukora ati nzagaruka. Ariko amafaranga ntayo nafashe tibambwiye yuko nzayafata ubutaha atari ikibazo cyabaye. Amereza inote y'ibihumbi 5 mbari byo nsigarana ambwira ko azampa ndi. Abaragiye bya bihumbi 5 narabisigaranye nza kumenya ko na ya 500 yayafashe yambeshyaga. Byarambabaje pe. Birambabaza ndeba ukuntu nkora ikiyedi yari yarambwiye ati nzagushakira igishoro ukore ushaka ikintu ucuruza nkambwira n'amakara nashinga n'akadepo cyangwa detaya nta kibazo. Ubwo mbaho ngaho yaragiye njyenyine. Ndamurindira araza amaze kuza ndamubwira nti warambabaje
wafashe amafaranga umbwira ngo ntayo wafashe none narabimenye ko wayafashe. Nubwo rero iryo terambere uri gukorera ahandi ngewe ntazi, ngewe ntaryo mbona imbere yanjye biri kungora. Ni kigaragara uri gufasha urugo rwawe rukuru, ariko ngewe urwanjye nturureba, sinzi ikizanteza imbere, niba nzatahira kurya gusa nisimbizi. Nuko ubwo twabaye aho ngaho pe, nukuri ubuzima burahinduka, tugirana ibibazo, yewe aza no kwivumbura yanga kujya arya mu rugo. Narangiza nkajya mu kedi, amafaranga nazanye nkateka, nanamugaburira akabyanga. Kugira ngo mbone rasiyo noneho ko hano i Kigali yari umumotari, yarambwiraga ati uyu munsi ndagukiza, akampa moto ye ngo ninyoze. Navomaga amazi ngurisha. Mu Busanza abantu bose baranzi, yewe na hoteli ya BAMPORIKI Duwari Nyungwe nayikozemo, bakajya bavuga ngo wa mugore ucuruza amazi. Nayavuguraga kuri senkani bido, nkayagurisha kuri 5, nkanagutwaza nkakugereza mu rugo. Nagera n'ahantu nanone bari kubaka, nkabasaba akazi, umwana mu mugongo, nkavoma nk'amabido 40, mvomera abo bantu bubaka rwose injerekani ku mutwe. Ubwo buzima nibwo nabayemo igihe kirekire kugira ngo mbone uburyo mbaho. Cyago z'inzu twabagamo yo yarayishyuraga. Umwana amaze kwegera hejuru ageze mu myaka 2, yasa mvuge nubwo umwana akuze reka ubuzima mbuvemo, cyakoze ne naragiye murona po kugira ngo ntatazongera kuntera inda. Yego. Ubwo wenda wamugana ukomoje aho ko ibintu iyo byahinduye isura mu buzima busanzwe no mu mbere bizamba ntabwo byo byanze. Rimwe na rimwe n'ubundi ntabwo byakundaga, ariko akababanye muvura urumva ntabwo byabura burundu. Ntabwo ari buri munsi cyangwa bikoro binishimwe nkuko biba bisanzwe mu mibanire ari myiza, ariko ntabwo byakunze kubaho. Ubwo kuri ako kantu waruvuze ko kuba warozaga moto ye ukavuga ngo bagiye kugukiza, byagendaga gute? Ntabwo wari ubitubwiye neza, wavuze ngo naravomaga. Njye nyine nacuruzaga amazi, kuko mu Busanza hari ikibazo cy'amazi. Tukajya kuvoma ahantu mu bigega kuri 50, twavayo tukayagurisha 150. Abo bantu rero abenshi ntibari bazi kwivomeraga, nafataga nk'amabido 40 ngatonda umurongo. Hari ibigega ari etage ya BAMPORIKI bya wasake twayavomagaho, nkaya depa mu rugo, bakajya baza kuyagurira mu rugo iwanjye. Ubwo rero uwo mumotari wanjye, uwo mugabo wanjye, we nyine yazanaga moto akambwira ngo agiye kuma akazi ko koza moto, ngo yanze kuyajyana mu Kinamba kandi azi ko nanjye nayakorera. Ubwo yampaga inota y'ibihumbi 2, nkiguriramo homo ya 200, nkakoresha injerekani 2 z'amazi. Ubwo ni 300. Bakaba 300, ubwo urumva byari 500, nkasagura icya5. Intoki zacitse ibisebe, mbega urumva byari ibintu bigoye kuba ndi umumama ndi munsi ndabizi koza moto ukuntu bivuna. Yaranyabagwe n'ubu mfite inkovu njya ndeba nkaga ni ya moto nozaga. Kugira ngo nkunde mbone ibyo kurya n'umwana we noneho do please. Akaguhikira akakugira guhe irasiyo. Kugira ngo amirasiyo akamikiraga. Byarangoye cyane. Papa w'umwana. Papa w'umwana. Mubana. Tubana. Akishyura inzu, ngo cyazajya nkura ngo azajya nyishyurira inzu, ibindi nanjye Hari nawe ayibamo ari ugushugurika i Kigali. Hari nawe ayibamo n'undi namusanze akodesha. Nta nubwo wenda yagiye kuvuga ngo wenda nashatse indi nini kubera wowe, nta n'ibikoresho ye yigeze agura, twakoresheje ibyo yakoreshaga. Ikindi kintu cyambabaje kuri we, bene wabo baje kumusura. Baje kumusura, ndavuga se bararara. Yari umuhungu ngo kwa nyina wabo. Ikintu cyambabaje, ibaza uri umugore mu rugo, ukabona umugabo araje ngo gera hirya turyamane n'umushyitsi kuri matera ya sembe. Matera namusanze aryamaho ari umwe, twaryamanyeho turi 2, turyama nawe tubyaye umwana turi 3, n'umushyitsi aje tubabane
bakansunika ngo gera hirya turyama. Ibyo kintu nacyo cyarambabaje mu buzima. Ntabwo se kububona amafaranga kuki utagura byuze na matera y'abashyitsi ngo wapi turaryamana ngo hano ni Kigali ngo nta mpamvu. Icyo kintu nacyo kirambabazaga, ari byo nabonaga nta viziyo yanjye nawe fata umwanzuro wo kubivamo. muba muratandukanye? Tuba turatandukanye, ntamubwiye nabi, nta kintu ndamubwira, nambwiye meti kirambwa ngo ntayamaye, ndababwira ntacyo muvandimwe twarabanye turakundana, ariko bitewe nibi ndumva ubu buzima bungoye, reka njye gushakisha ubundi, ariko nere kukugora nanjye ntungore. Nibwo nafashe decision mbivamo. Ubwo uragiye wajyanye n'umwana cyangwa? Umwana wanjye sinari kumusiga imfura yanjye. Nafashe umwana wanjye ndagenda, ariko sinahise njya mu rugo. Muri utwo tuntu nagendaga nkora, hari amafaranga 20,000 nari mfite ku mufuka. Ndangije mba ngiye gukodesha inzu, nshaka iya make y'ibihumbi 10, nshaka yewe hari n'udukoresho nashatse. Hari umuntu wanije matera, ubwo mba ngiye muri iyo nzu mbamo, subira muri cya kiyedi, ariko mvoma na y'amazi, undi hari hafi aho ngaho, nta kibazo ndabikora. Nawe muri iyo minsi nangije kumva ko yahise agenda ngo afata ibintu aragenda, sinzi aho yahise yimukira. Yego. Ubwo rero urwo rugamba nakomeje kurwana narwo mu buzima bungoye. Shaka n'akana kazajya kamumfasha, ndabyibuka bakanyoherereje Nyamagabe. Akana karaza kansigaranira umwana, nkajya ngahemba 5,000. Twabanye nawe igihe kinini, uwo mwana mbere umwana mwiza. Nkora icyo kiyedi cyanjye, nabona imineke nkacuruza agataro, nabona avoka nkacuruza agataro. Yawe nta kintu na kimwe ntagerageje kugira ngo ndebe ko ubuzima bwakongera bukaba ubuzima. Noneho muri iyo minsi nabwo naje kugira ikibazo, uwo mwana ararwara baramuroga. Bamuroze bigera kure yenda gupfa, amafaranga ntayo mfite. Ndavuga nibyo byose, nubwo natandukanye na papa we, reka muhamagare mubwire ko umwana arembye, ndebe ko ari ikintu yamfasha. Naramuhamagaye yanga kuyifata, mba ndirukanse njya ku muvuzi wa Kinyarwanda, ngeze anca amafaranga 3,000. Ndamubwiye se ko ntabyo mfite. Ndamubwiye ati madatu, ubwo se urumva ndamuvura gute nta mafaranga? Ni basi namagaye papa yanga gufata telefone, twaratandukanye, mbabarira umumpamagarire wumva ikintu akubwira. Uwo mumama yahise amuhamagara, arambwira ati umwana we ko agiye gupfa. Ikintu yamusubije yamubwiye ngo iyo si turufu ndishisha, ngo ni mureke ngo napfa ngo tuzamuhambe, ngo niba nashoboye kumuvuza. Cyakoze harimo abantu bagira impuhwe. Iryo jambo ryanashegeshe, n'uwo mumama yitaririra imbere y'amaso y'umwana. Arambwira ati mada nyangane, ati uyu mugabo ni umugome, ni umugome. Mitambwinere gafite abandi bana, niyo mpamvu ambwira ngo uri si turufu. Arambwira ati reka mukuvurire, nuyabona uzajyame, nutanabona sinzakurenganya. Umwana yahise amuvura. Ngize amahirwe arakira pe. Yo, Imana ishimwe. Yarakize, ndashima Imana. Birangiye rero nakomeje muri ubwo buzima, nza kugira uko ngenda nibagirwa n'ubuzima yenda bugenda buhinduka. Naje gukura n'undi musore, nawe arambwira ngo arankunda, turakundana, ansaba ko twabana. Ndamubwira se ko nashatse bwa mbere bikanga, intubu bwa kabiri nagira ikihe cyizere? Ndabyumva. Arambwira ati nge ndi umukristo, ndasenga, nzashakishe nanjye turebe ukuntu twazubaka n'inzu. We ni umufundi, ati nta kibazo tuzatera imbere. Yego. Uko misi igenda yicuma mwiyumvamo, ndamwemera turabana, nawe twemerana kuzasezerana nyuma, hari no muri corona. Muri 2020. Nawe twarabanye, ni ukuri ibihe biba byiza.
ariko ntibyambuza gukomeza gukora. Nawe nyuma y'amezi nk'atandatu nawe nahise nsama inda, turakomeza turabana, aranishima ati nanjye ugiye kumbyarira. Ni umuntu rero ukunda gutebya, yakundaga kumbwira ati rero niba atari umuhungu azaba atari uwanjye, iwacu tubyara abahungu. ndabwira ni noneho abaye umukobwa ati wambwira aho wamukuye, nta iwacu ubyara bwa mbere ngo abyare umukobwa. Nanjye nkavuga intese mana, ntabwo ari njye wayiteye, sinasambana, Imana uzafashe koko aba ari umuhungu ku mutima ko ntasambanye, kuko ari nk'Imana ibikoze akaza ari umukobwa nawe nasobanura iki. Nkumva ko arabitsimbarayo cyane, akamingero ngo za bene wabo bose. Noneho ndangije ndavuga ntireka ngire kwizera nawe, ubwo niko bimeze. Nuko ngize amahirwe koko nabyaye umuhungu nk'uko yabivugaga. Ari nawe uhetse? Ari nawe metse. Bageze amezi 10. Yego. Bajya bavuga ngo aho umutindi yanitse ntiriva. Nundi ntabwo ryamviriye koko nk'uko nabyibyiteze. Ibyo namubonaga, ibyo yanyijeje nawe ntabwo byakomeje. Yaje nawe kwigendera. We yagiye bigenze bite? Wenda mu magambo make mwapfuye iki? Urebye rero nta kintu kigaragara nabona twapfuye. Gusa yansize mu bibazo, twe dufite ibintu by'amadene kuko twakoze ibintu by'ubukwe, nyuma yagiye gusaba no gukwa. Hari ahantu twateganyaga amafaranga, ambwira ati hari ahantu nzakura amafaranga, arambwira ngo yayabuze. None ko twe twamaze gutanga invitation, ndavuga nti rero kugira ngo tuzasebe, nti reka dushakisha uburyo tuyashake. Arambwira ati wowe yashake, ndabizi warabanyuziranye n'abantu benshi, ati ngaho yashake nta kibazo tubikore, nanjye nzajya gusubizaho neganya nayabonye. Yego. Twanashatse amafaranga pe hirya no hino, turangije tukora ubukwe, ajya kunsaba no kunkwa. Twavuyeyo mu kwa 9. Mu kwa 9 ra kwa 2020? Oya, na 21. 2021. Ubwo birangiye naje kumubwira inese ko ndeba nta gishoro, nta mikorere kwishyuza. Akambwira ngo nawe nta mafaranga arabona. Nawe byagiye bigenda gake gake, yambona ari kunshenga. Mbega nawe wagira ngo hari amafaranga yashakaga, hari ukuntu umuntu aza ukabona ari kugutesha umutwe, nawe ntabwo byampiye. Ugereranyije icyo gihe wafashe nk'amadeni yangahe kurya wavuga uti no muntu yansize mu madeni akomeye? Nafashe amadeni menshi agera mu 700. 700 ageramo. Aho harimo n'inkwano? Waranikoye? Narikoye. Narisabye ndaniko. Akabigasekwa nk'akeza. Kagira inkuru zirahenze. Nuko rero nawe mbona ari kunshenga n'ayo madene. Rimwe noneho namubwira, akambwira ngo ariko ubundi si byajyaga iwanyu, ngo byajyaga iwacu, ngo kuki wari unyishyuza. Ntabwo byampiriye rero, nawe twaje gutandukana. Yego. Nawe aragenda, ubu sinzi naho aba n'ubu kugeza ubu ntituri kumwe. Nasigaye njyenyine n'abana mu bukode. Ubu kugeza ubu ni umwana uhetse n'uwo wabyaye, muri kumwe mu bukode? Turi kumwe mu bukode n'abana 2. Ubuzima buratugoye cyane, cyane ikibazo cy'abana. Abana njyenyine birimo birangora. Ari uwo wa mbere ntacyo yamfashije, nta n'icyo amfasha. Ari uwo wa kabiri nawe nuko biragoye cyane. Ubwo wa kabiri yaje kugenda arigendera nawe nk'uwa mbere, cyangwa wenda mufite ukuntu mubonana wenda nubwo byaba bitaragenze neza? Ntabwo tubonana, nawe yahise agenda, sinzi naho aba. Nahise mbega njyewe nanjye numva narabivuyemo, sinzi nta nubwo mba ntekereza no kuba namubona. Wahuzwa abagabo? Yaramemukiye. Nk'ubu ngira ngo baracyanyishyuza ayo mafaranga y'abandi, biragoye.
yansigiye igikomere nayo nzi ko aje kucyomora ariko antera icya kabiri, urumva ibisebe bibiri biri kurwanira mu muntu umwe, mu mutima umwe, biragoye. Biragoye cyane mama, Biragoye. nanjye niyo mpamvu wambwiye inkuru yawe nkumva irakomeye. Kumva warahuye n'abantu b'abagabo babiri mu minsi ishize, ntabwo ni kugira ngo mbisanishe cyane, ariko umwe mu bamisi witwa Jolly yaravuze ati hari igihe uhura n'abagabo bamwe bakakubera inyana z'imbwa. Ntabwo mvuga ko abawe ariko byagenze, ariko urumva ko nawe wahuritse. Narahuritse pe. Ni ukwihangana. Murakoze. Umuntu uri kureba wenda kuri iki kiganiro ashobora kuvuga ati uwo mumama ndabona asa neza, inyuma ntacyo abuze, biragaragara wenda. Wamubwira iki nk'umuntu watekereza gutyo, cyangwa se nk'umuntu ushobora kuvuga uti se umumama wananiranywe n'abagabo babiri we twamenya wari shyashya? Ati hari abavuga bati iyo ni inkuru y'igihande kimwe, tubajije abagabo wenda nabo bariye bavuga ibikomeye. Ndagira ngo ugire nk'ikintu usubiza kuri icyo kintu. Ibyo ngibyo ko kurebeye inyuma gutyo, urebye visage ukareba isura inyuma, ni ukuri nta yewe ntiwavuga ko ndi umuntu ubayeho neza wanezerewe, ariko ntabwo ariko bimeze. Isura ntawe ihurira n'umuntu umwe imbere, cyakoze umubiri wo ndawufite kuva cyane karemano yanjye. Ntabwo famiye yacu dukunda kuvuka turi abantu banini, kandi nanone hano muri Kigali murabizi umuntu arakaraba gacya, yakambara ukabona ni umuntu, ariko ntaho bihuriye. Ikindi rero cyo kuvuga ngo yenda nanjye sindi shyashya kuri abo bagabo, yego nta muntu wivuga amabi, ariko ibyo mbabwira ni ukuri. Baje no muri karitsiye babaza byagenze bite, ntabwo naje kugira ngo nsebye abantu. Ni ukuri njyewe baje bakansura naho mba, bakagira babaza uriya mama abayeho ate, babasobanurira uko byagenze, ko sinigeze nimuka ngo njye kure. Utekereza ko ari iki cyatumye, cyangwa se niki cyateye wowe ukurikije uko wagiye ubibona no muri analize yawe, cyangwa se mu mboni zawe, wagiye ubona abagabo bawe cyangwa se abo bagabo bombi mwagiye mubana, mwaragiye mutandukanywa n'iki ahanini? Ubona ari iki cyabiteye ahanini? Ese nuko wenda hari ibyo baje bashaka ntibabibone, nuko wenda mwakennye muri kumwe, nyine ubona ari iki cyagiye kibitera imbarutso? Imbarutso ahanini cyane iya ku mugabo wa mbere. Icyo mbona cyabiteye nuko we bwari nk'ubura, yashaka guhazajya yishimishaho mu gihe ari i Kigali. Nyine yajya mu cyaro akabona kusanga umugore ku Kigali afite undi babana, umufurira mbega nawe imeze nk'umukozi mu rugo. Ndumva ariko byari bimeze. Naho wa kabiri ngira ngo so n'amagambo bashobora no kumujya mu matwi nk'umuntu w'umusore, nda bakamubwira ati kuki washatse umugore kandi uri umusore. Nicyo wenda nacyo gishobora kubitera, ariko nawe ashobora no kuzavuga ati uriya muntu yabonaga nkora, ese afite n'amafaranga, yenda asanga ntayo mfite nabwe akavuga ati reka nigendere. N'ibyo bintu nshobora kuba ntekereza ko aricyo cyabiteye. Dukurikirwa n'abantu bo mu ngeri zitandukanye, yaba bari imbere mu gihugu n'abari hanze yacyo. Umuntu ushobora kumva inkuru yawe wenda kumva imukoze ku mutima, ashaka kugira icyo akuvugisha. Abantu bamwe hari abasengera abandi, hari ushobora kugufasha mu buryo bw'amafaranga, hari ushobora kugufasha mu bitekerezo, hari n'ushobora kugufasha abana wenda ku giti cye bitanakunyuzeho cyane, ariko wowe bwawe kugira ngo umuntu akubone cyangwa se akuvugishe, sinzi niba watanga nimero, niba ari bwo buryo bwiza, cyangwa se hari ukundi kuntu uboneka wenda kugira ngo Imana ikorera mu bantu bayo ntawamenya. Abadukurikiye, ngewe uno mu mama yambwiye inkuru ye numva irakomeye pe, numva ibintu yanyuzemo ni ibindi bindi. Abenshi mu batarashaka wenda nanjye ndimo, nabo duteretariye badusaza tukumva birakomeye. Uyu nguyu rero we yabanyeho n'abagabo babiri baranamuta, bivuge gutyo. Byagenda gute kugira ngo umuntu wenda anasorezaho? Ndumva naba contact zanjye, nimero ya telefone MTN ni 07
82 40 11 96. Airtel ni 07 35 30 44 21. Izo ni contact zanjye umuntu wese yabasha kumbonaho mu gihe anyeneye kumvugisha. Niba atari ibanga, umugabo wa mbere mwahuye wararangije segonderi, wari warize, wize ibiki? Kuko egari n'igihe umuntu ashobora kuguha n'akazi, cyangwa se wenda niba na kaminuza wari warayitangiyeho sinzi. Wa mbere twahuye narize, ndangije kwiga ibyo bita biochimie, naize Fawa Girl School ku Gisozi. Wow. Narize biology, chemistry and math. Ubwo ari n'akazi nako nagakora, usibye ko ntakomeje ngo mbone university. Yeah. Ariko segonderi yo wayirangije mu mahoro cyangwa warayicikirije? Oya, yo narayirangije. Imana ishima. Hanyuma mama, rero reka duse nk'abahinira aha. Nta bintu byinshi ngiye nagira ngo usangize abantu inkuru yawe nk'uko yinsangije. Ngiye nshobora kugira bike ngufasha wenda by'uwo munsi bikarangira, ariko wenda n'abadukurikiye bashobora kugira wenda indi support, nta wamenya. Nta n'umuntu ukora mu mufuka wundi ngamubwiye ngo gira icyo uhuyu, ariko bibaye byiza nanjye rwose byanshimisha bagize icyo bagufasha kuri iyo nimero utanze. So dusoza rero, hari igihe ba papa b'abana bashobora kuba bakurikiye ibi biganiro, ni iki wababwira by'umwihariko buri umwe umwe? Icyo nababwira yuko ibi byose ndi kuvuga cyangwa ubuzima bwose ndimo nibo babunteye. Iyo bamba hafi, iyo batantererana, ubu mba nanjye ndi umuntu ufite aho nigejeje, ntari gukenera ubufasha hanze. Nanjye mba ndi gufasha abandi, ariko banteje ikibazo, bateza n'ikibazo abana babo, ku buryo ejo habo ngira ngo nabo habaye heza, sinzi niba bazaba babarira. Nicyo nababwira. Mama rero reka tugushimire kubwo kwemera kutuganiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu buryo bwo kuduha ubuhamya cyangwa se inkuru yawe ukayidusangiza nkuko nanjye wari wayinsangije. Reka tunashimire abadukurikiye, abakurikiye JALAS Official TV. Ubwo ibisigaye naho Imana n'abantu bayo. Nanjye ndabashimiye, murakoze cyane. Mbashimiye karibu mwampaye, kandi ngushimiye umutima mwiza ufite no kumva ibibazo byacu. Imana iguhe umugisha. Asante.